iki cyumweru iki cyumweru iki kijya gutangira narababwiye ngo kirajya kurangira ibintu bimeze neza cyane. Nabibabwiye ku munsi wo kuwa gatatu, ndababwira ni ikipe ya Rayon Sport iri muri gahunda zayo bucece. Hari abakinnyi bamwe bayibeshyera, hari abakinnyi bandi bayitwerera, hari abakinnyi bandi bayomekaho, hari abakinnyi bandi bagira bate, ariko ku kigero cya 88%. Bamwe muri abo bakinnyi bayegeka usanga ari abakinnyi itari no kuvugana na bitazi naho batuye. Transfers z'ikipe ya Rayon Sport uburyo zirimo zirakorwamo, hari umukinnyi uzajya ubona yasinye bibaze ngo ibi birashoboka. Hari umukinnyi ugiye kujya ubona yasinye wibaze ngo ko ntigeze numva hari umuntu umuvuga, uyu yasinyate, yasinyiye he, byagenze bite? Hari n'ibyateje ubundi numvisha abantu bavuga ko nta mafaranga dufite. Yego ntayo dufite, ntiza amafaranga ubundi twayakurahe, ariko dufite abantu aribo mwebwe, dufite n'abafatanyabikorwa benshi bagiye batandukanye. Rayon Sport yifuza kuzajya ihora ifite budget ya miliyari zingahe nk'abandi bose bayiri imbere, ariko akakanya ntazifite. Niyo mpamvu tuvuga ko twe nta mafaranga dufite ugereranyije n'abo bandi. Ariko natwe icyiza nuko ayo dufite agomba kujya akora neza kandi agakora ibishoboka byose. Ikipe ya Rayon Sport gahoro gake umwe kuri umwe ipangurura umwe hajya hundi, umwe ava hundi ajyaho. Hari abantu biteguye gutanga amanywa yabo n'ijoro ryabo kugira ngo ikipe ya Rayon Sport bifite squad nzima yuzuye. Hari abantu bataryama nk'uyu ndi imbere, iminsi igize iki cyumweru gishize iyo aryamyemo agasinzira akaruhuka bihagije ni miki, kandi nanjye nuko umeze neza. Rero abantu barara amajoro biruka bashakisha, uravuze uti nawe urimo? Nanjye ndimo. Urimo cyane rwose mu bantu barimo babyirukankamo. Reka nanjye nikubita amapeti mvuge nti nanjye ndimo. Nawe urimo. twese turimo. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwahaye ubushobozi abakozi, kandi abakozi nge na Wasiri turi kuri izi mikoro turimo. Ikipe ya Rayon Sport ntabwo turi mu bashinzwe kwishakira abakinnyi. Yego, ntidufite inshingano zo kunegosiya abakinnyi, ariko mu nshingano dufite harimo ibirebana no gutangaza amakuru ya Rayon Sport. Urumva rero amakuru ya Rayon Sport ntiyaba tutaraho yabereye, kandi hari birimo bisaba amajoro, hari birimo bisaba kurara tutaryamye, hari birimo bisaba ko abantu bakora nk'umutima ntusiba gutera. Ikipe ya Rayon Sport ni mu kazi, abareyo nibo bantu barimo babiviva, babanje kuhangayikishwa n'abaturanyi. Abareyo babanje kuvuga ngo ko twumva nta nkuru, nta mutamena, ko mudatangaza.
tugenda tubigisha kandi nabonye bamwe baratangiye kubyumva nubwo hari abakisaba ko tubasobanurira tubabwira ko ikipe ya Rayon Sport ifite plan, umushinga wanditse w'uburyo igomba kubihagaza umwaka utaha. Igomba gufollowing iyo plan aho gutekereza ku gitutu cy'abaturanyi. Rayon Sport iri gukora ibintu muri gahunda zayo, muri plan zayo, muri programu yapanze yayo, kandi birimo biragenda neza. Ubu ngubu aho bigeze, twebwe icyo tuzirinda no kubabwira ngo mwijoro ngo turimo tubagenda runono, oya twe tuba duhari. Ntago si ngombwa ngo tukubwire ngo twabinyihishe ngo bigena, ngo byansabye kwitsimba. Turi mu bushobozi bwo kumukurikira, ni natwe nta nubwo tumukurikira, ubwo nitwe tuba tumufite ahubwo. Ntabwo tukubwira ngo twamukurikiye ngo twishe tudashaka kuriya, si kubera iki. Twe nitwe tuba dufite uwo muntu ahubwo baba bari gukurikira cyane rwose. Rero reka tubabwire tuti akazi karimo karagenda neza. Umbona izirinete nambaye nuko uzi kwa kundi uvuga ngo now I can talk. Reka nkiremo filme noneho mbabwire nti now I can talk. Ubu ngubu nshatse none nanjye nakwigamba kuko ndibona reba umujyo ibintu birimo bijyamo, uranganisha ku kumwenyura. Inzu yubatswe igeze ku isakaro, amabati yagiyeho, igisigaye ni gukora finisage y'iyo nzu cyane. Nta gitutu cy'umuntu uwo ari we wese turi buze kuguriraho, uwo ari we wese turatuza. Badushinjuriya uriya nuriya itaramukubajije ngo hazagera ryari ko muhora mutubwira ngo igihe kizagera. Igihe ni iki rero? Muratangira kumva imyambi n'imiriro birimo bikurikirana, urumva? Ariko ikipe ya Rayon Sport hari umuvandimwe w'inshuti yawe wajyaga avuga ati izaba ikomeye cyane, izaba iryana. Bingibutsa nakakani kavuga ngo muzabona Rayon Sport isa naho ari nshya. Oya nyeneye ko abantu baza gutsindwa kuri yo bizajya bibisa nk'igitutsi. Niko yavuze ngo gutsindwa ntabwo rumahiye ngo byaba ari nk'igitutsi. Kamuramutse nawe ariko isibo aya bantu baramuzi. Rayon Sport mugiye kongeraza kuba isa nkaho ari nshya. Wasiri abantu baravuga ko ikipe nta bakinnyi ifite. Arega tujye tugaruka ingingo ku yindi. Iyo frustration mwamba ufite, uko kuntu mwumva mutishimye, uko kuntu mwumva mwifuza ibirenze, mutekereze Jean Fidèle, perezida w'umuryango wa Rayon Sport, we ahari uko abayiyumva. Mutekereze abo bakorana, abamwungirije, abo bahorana mu buzima bwa buri munsi, bo uko babiyumva. Bakunda umupira, bakunda Rayon Sport, mbere yo kuba mu nshingano nabo nabakunzi bayo. Bityo rero ikigiye kuba nuko abantu bari buze guhura na Rayon Sport Samarike biraza kuba bikomeye muri isi tugiye kwinjiramo. Ubu ndabizi bari kuvuga ati ko mudatangaza ariko igihe niki Rayon Sport yatangirira ryari imyitozo ngiyo myambi tuyibone. Imyitozo kwa gatatu y'icyumweru gitaha tariki 8 nta gihindutse rwose. Tariki 8 rwose, kandi ubwo tariki 8 hazaba hasigaye iminsi mike gusa kugira ngo tubere ku mwambaro Rayon Sport izambara. Nakubaza ikibazo kimwe, urambaza iki? Nimero 10 umuntu ukina ku 10 mwiza wabonye hatari umwambi muri Rayon Sport, ubu usubiza amaso inyuma ukavuga uti nta umurusha, yitwa nde? Nimero 10 yabaye muri Rayon Sport. Manza tutayiheruka vuba ariko kuko umuntu witwa Ruvumbu byari fresh. Ni nawe ndiho kugeza ubu ngubu ngebe cyane. Genda ajya kuri Cedric Hamisi, nawe nta kintu atwaye, ari na mwiza cyane. Usibye ko ari Cedric yajyaga nahengama ku ruhande, hari uburyo yahengamaga ukabona yagiye no ku ruhande. Ariko ikipe yabaga yuzuye, yabaga ifite Jamari Mwiseneza ku ruhande rumwe, urundi ari Fuadi Ndayisenga, watakisha Kambare Salita Janti, mu mugongo we hari Cedric Hamisi usunikiramo buri kanya. Wabagubizi nta kwirirwa ubaza.
twajyaga kuri match twibaza ngo watafungwa ngapi. wowe ikorere mu gakangara ukuremo ibyo tugutsinda, kuko ikipe ni bamaze kuyidoda uko bashyizemo Richard hagati ku 8 Muhire Keva hari nimero 6 ahari nawe tuzabatangariza ukaba ukeneye smoothness softness. Mzee Roma ni ujye ubyita ngo ni koza amaso, ukaba ukeneye akantu ko koza amaso. Edite ya mbere ya nimero 10 ni ibintu bibiri. icya mbere, inshingano ya mbere ya nimero 10 ni ukumenya ahantu rutayizamari. yego nimero 10 hari bico bita exceptional skills. Ubundi bakubwira ko nimero 10 muri equipe akwiriye kuba ari umutekinisiye kurusha abandi bose. Niho nyina abo ba Luvumbu bazira, niho abo ba Cedric bazira. Buriya gena mbere ya Luvumbu rundi nasobekamo inde uwo bita Kalisa Kase yakinaga inyuma ya Boko Alabama. Passe chepe imyambi agusunikiramo, yavunaga aba defenseur akoresheje passe. imigongo passe imbava zivuna. wowe urahagaze gusa ariko ubonye bari kunyuza iruhande nta kindi kintu cyo kwikora usibye kwisaba imbabazi. passe zivamo za assists ni hatari. Hakabiki ndavuga bitatu. Hakabiki akabiri cyitwa set pieces, imipira iteretse. uramutse utazi gutera kona cyangwa kufra uri nimero 10 cyangwa penalty uri nimero 10 fati godio uzimanike ujye gukora mu gacinjiro ka Gisozi cyo gushaka ibindi bintu wikorera. nimero 10 si umwanya wawe, si umwanya wawe byihurire. Nimero 10 wagomba gutera imipira iteretse y'ikipe, bigomba kuba biswe. kandi iyo mipira iteretse si ukuyitera gusa, yitera inabyara umusaruro. Either uyishyire ku mitwe y'abadefenseri batsinde igitego cyangwa se uyiterere mu buryo buri direct ije mu izamu, igenda igere mu izamu. icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, nimero 10 w'ikipe agomba kuba azi ikintu bita gutsinda noneho muri open play, imipira ya kure. Burya gutsinda amatapin n'abadefenseri babitsinda n'abataka nabyo bigira kalite yabo. Hari abanetsi kwa kuntu uvuga ngo people Inzagi arakikurya uko wamumarika kose uri bujye kubona ubona agapira kigendesha gutata azishyiramo. Ibyo rero si byo ndebera cyane kuri nimero 10. Baroza second balls barigarutse ari hanze y'urubuga rw'amahina gatoya, uburyo yi plus ayishyira mu rubavu rw'umunyezamu akaba adashobora kuwukoraho. Izo ni kalite nimero 10 agomba kuba afite. Skills zo gucenga n'ibiki bikazamo, ariko sina ngombwa ko biba byinshi. Ba Kevin De Bruyne mbona ntabyo bagira kandi ni hatari. Barigarutse itere mu izamu, uzi gutsira kufra, ushaka gukora pass mu bitego ba rutayizamu bawe ntibazagira ibibazo. Bruno Fernandes, Martin Odegaard, abo rero le vrai numéro 10 abenabo wa muntu Luka Modric, wa muntu bariri buzi ube wizeye ko mu biti bitatu inshundura ziraba ziri kwigira gutya nikitaba n'igitego umwataka w'umunetse arasunikira mu izamu gusa. Cyanjye Rayon Sport nayo ubu ifite nimero 10 ufunga umupira nka Cedric agatsinda passe nka Kalisa Kase, agatsinda kufura nka Eritier Ruvumbu Nzinga. Abareyo ko ntabona muzamura ibiganza ngo mumwakire muri famiye. Abareyo ko mutakizamura ibiganza ngo mwakire umuntu muri famiye. Uwo mukinnyi mbere yo kuza muri Rayon Sport yarabanje agisha inama, dukunda kukubwira icyo bita idonido. Agisha inama abavandimwe be, arabaza ngo ejo ndari match yakinnye irangiye abaza abavandimwe babaye mu Rwanda bakinnye muri Rayon Sport, arababaza neza. Baramubwira ati nuramukurengeje iyi weekend utarasinya Rayon Sport urabugaragaje ko ikipe y'igihugu utayitekerezaho. Ikipe y'igihugu igihumbi buzuye tayari ubu dushatse twakwambuka igihumbi buzuye. Inkuru ya Rayon Sport, inkuru itabanza wumve, inkuru ya Rayon Sport iba confirmed ivugiye muri iki kiganiro cyane. Izindi zose ziba zikiri ibihuha. Ubu ngubu ni ukujya ku munota wa 10 nawe basobanuriye gutya
funga wo salute. ariko usubundi mwari mukumbuye kufura zinjira buri kanya. Alifunga goli 12 msimu uliopita. Ubu ntimwari mukumbuye Lakini kufura zinjira mu goli izamu sita bareyo muri he zilikuwa free kick kimataifa kutoka Burundi. Kiungo maridadi arajafunga gutya jana kwisha kama soja difunga ariko bavuga ngo ni kama soja soja kabisa, afunga gutya kama jeshi, funga gutya. yatsinze igitego cyihuse kurusha ibindi byose muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda. Turangije amasegonda nta nubwo yageze kuri 20 igitego yari yamaze kumenamo gifungura shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda. umuvuduko agenda kurusha urumuri. Nanjye kuvanga agenda nka gari ya moshi. urumuri nirwo rwihuta, agenda kurusha urumuri. ariko yireyo we kuyogeza nabiguhari. uyu mukinnyi turimo turabereka, uyu mukinnyi uyu niyo nimero 10 yari ifite work rate iri hejuru muri iyi sezo. Niwe mukinnyi wagize goal contribution nini kurusha abandi muri iyi sezo, icyo bita goal plus assist. uyu mukinnyi yagize uruhare rw'ibitego 20. uyu nyamara uruhare rw'ibitego 20. none hejuru y'ibyo byose ndabigusubiriramo, niyo nimero 10 yari ifite work rate iri hejuru kurusha izindi nimero 10 zose ziri muri iki gihugu. Work rate apari yo kuvuga contribution y'ibitego, work rate. hari abafana ba Rayon Sport bagira akantu ko kwibuka icyo yadukoreye muri regionali. Reka twe ku kiganiro kuko umunota wa 24 nakiriye. Hari igitego bita ikindagi cyo gucecekesha. wowe ushiduka ari ibintu bikubayeho gusa n'abantu bavuga ngo umenye ko bigenze ngo ndahagera ngo mvuye mu kazi. Abenshi bageze icyagezemo. uyu rero ni umuco wa Rayon. urankoroga ndakugura. Hari ikindi the punish nta bintu byinshi ngiye kumuvugaho. twe twirinze kuvuga igihe cyo umunota utaruzura mukuru yari yakiriye. umunota utaruzuye ariko natwe twarakiriye. Nibyo ndi kukubwira, izi kipe zikomeye zose z'inyarugenge yarazitsinze. Icyitwa kufura rero we ni penalty kuko mu bitego 12 yatsinze harimo 6 bya kufura. Hari ikindi umubaza kuri we kumuha kufura ni penalty. hari umuntu uri kwibaza ngo mutuze calm down. Arega nibyo turi kubabwira. Rayon Sport iratangira imyitozo ku itariki 8, izatangira imyitozo itangijwe n'umutoza mukuru cyane. Ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kwicara bagakora isesengura, barasuzumye basanga uyu mukinnyi yujuje ibyo nimero 10 w'ikipe ya Rayon Sport yakabaye afite. Icyambere speed, work rate, hanyuma hejuru y'iyo work rate anafite imibare imuvugira imwemerera kuba nimero 10 wa mbere muri iki gihugu. Yaratsinze afite ibitego 12 cyane, afite assist 8. babyemeranyaho ko uyu mukinnyi ari umukinnyi ugomba kuzambara ubururu n'umweru imyaka 2 iri imbere.